Umugani uwo rizagwira. Kera habayeho umugabo ashakana n'umugore babyarana umwana. Uwo mwana baza kumwita uwo rizagwira. Uwo rizagwira yaje kuvamo umuhanzi w'icyamamare, bityo yitwa Yampano Waboy. Wabaje gusigura ibyo ari byo? Ni umugani ugana kariho. Nyuma yo kubyara Waboy, numva tuvuze Waboy wumve uwo rizagwira, wumve Yampano, umuhanzi w'icyamamare ukunzwe na benshi mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse wagaragaje ko afite impano idasanzwe. Mu ivuka ry'uyu Waboy yavutse mu itangira ry'ikinyejana cya saga 21. Ikinyejana cyaranzwemo n'udushya twinshi cyane. Mu gihe cy'itangira cy'umwaka w'ikinyejana cya 21 hahoze hitwa ahari muri Kinyaga mu gihe cy'abami, ubwo imisozi igihumbi mu Rwanda rwa Gihanga urwa Gasabo. Uko rero mu mwaka wa 2025 nk'uko hashize imyaka 25 mu kiragano cy'ikinyejana cya 21, n'ubundi mu itangira ry'iki kinyejana ahahoze ari mu Kinyaga, n'ubundi muri za 2 hahoze hitwa muri Perefegitura ya Cyangugu. Ubu ngubu ko akaba hitwa mu karere ka Nyamasheke. Ndetse uko ibintu byagiye bisimburana, haba mu mateka, muri politike n'ibindi byinshi cyane, uwo rizagwira yagiye akura avamo umugabo yerekana ko afite impano idasanzwe. Ibi rero byaje kumugira ku gasongero bitewe n'iki? Yampano Waboy uzwiho kwandika neza, kuririmba neza, ijwi ryiza rinogeye amatwi ricengera, bityo akibikaho n'impano yo gucuranga gitari, bivuze ko ari umunyamuziki wuzuye. Ishyano ryaje kurwira gute rero? Ni mu mwaka wa 2025 aho twagiye tubona ibitari bizwi ku mugaragaro bigaragara ku karubanda, ndetse yewe biza no kuba akasamutwe, aho twaje kubona udupipi tugaragara ku mbuga nkoranyambaga. Ubusanzwe imbuga nkoranyambaga wifotozaga yabaga yicaye ameze neza kugira abandi bamubone, bityo bubone ko ari seriye. Ariko ibyo ngibyo byaje kurengera iyo, nk'uko uwo rizagwira avuka mu ntara y'Iburengerazuba. Bijya gucika byagenze gute? Mu mpera z'ukwezi kwa gatanu kwa gatandatu mwaka 2025 nibwo Waboy yaje kubwirwa ko hari video ziwe z'urukozasoni zagiye hanze. Abantu bakomeza kubicira inyeri bati sibwo nibyo ticyano kugira ngo batwike. Yampano yaraje ashyiraho akadomo ati ntahakana ko izo video zihari, yewe ziranahari koko, ntahakana ko zafashwe, ariko uburyo zageze hanze nibyo ashaka gusobanura. Byageze hanze atabigizemo uruhare, habayeho kwinjirirwa muri telefone, bityo video ze ziratwarwa zigerwa hanze zisakarwa hirya no hino. Mu mwaka wa 2025 mu gihe cy'ihinga, igihembwe cy'ihinga cya 2025, gihe cy'umuhindo, nibwo mu kwa 11 haje kugaragara video z'urukozasoni uwitwa Yampano arimo aratera akabariro cyangwa se ari kubaka urugo. Ibitari bimenyerewe, ibyari bizwi kubonwa ku mapornography, inshusho z'urukozasoni kandi tumenyereye ku bazungu kuzibona, ndetse kugeza ubu bikaba byaranaciwe kuko byayobyaga benshi cyane kuko atari byiza. By'umwihariko nk'umuco nyarwanda, kubona iryo shyano rigwiriye mu rw'imisozi igihumbi, u Rwanda ruri kwisongera mu kubaka iterambere n'ubumwe, ukabona amashusho hejuru ndi hasi, ibibazo ari byinshi, barimo barubaka urugo, ibimenyerewe ahantu hishi nk'abakuru, ukabona ku karubanda, byateye ipfunwe benshi, harimo kwangirika kw'izina rya Yampano. Gusa Yampano yari yaratanze ikirego anabisigura kuri MIE Empire, avuga ko uwafashe amajwi video yiwe kayishyira hanze cyangwa kayiba arimo aramutera ubwoba, aramwaka ibirenze, akamwaka ibya mirenge kugira ngo abashe kumucuruzamo, kugira ngo abashe gushyira izo video. Yaridekara avuga ati ufite video azifite mu buryo butemewe, nibinajya hanze azakurikiranwa.
bamwe baracubiye, abari bafite umuvuduko wo kureba, bafite amashusho yo kureba video, baje bavuga ati banza bya bintu byari agatwiko, ariko mu kwa 11 byarasohoye. Byaje kuba rero ko za nyuguti 3 zikurikirana nk'uko Yamana yarabitanze mu bigiri mu nkiko, ndetse bamwe bari kugenda bakurikiranwa, abafitemo uruhare mu guhanahana amavideo no kuyakwirakwiza hirya no hino babifitemo uruhare, cyane ko binagamije kwangiza izina rya Yampano wari umaze kugera ku gasongero k'umuziki nyarwanda. Byaje kurangira ubwo bari mu nkiko, ubwo bagikurikiranwa mu bagize uruhare mu gutuma izi video zijya hanze, ndetse yewe bakaba b'abasesenguzi bagiye batandukanye bagaragaza ko ibi bidakwiye ko umuntu w'umugabo yandarika undi. Gusa niko muri icyo kinyejana cya 21 twese turimo, uko turimo turavugana ubu ngubu, n'uzabireba ibi turimo turavuga azamenye ko ikinyejana cya 21 cyaranzwemo n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndetse kandi ibyo byaje kugaragara muri uyu mwaka 2025, aho benshi bagiye bibaza atari ku wundi uyu mwaka murabona uzarangira. Hanyuma n'ubundi mu mpeshyi abantu benshi bafite ubushyuhe bitewe n'uko mu gihe cy'impeshyi mu mpera kwa 5 bigashira mu kwezi kwa 9 izuba riba ari byinshi, bityo benshi nta kintu bari gukora. Twagiye kubona tukabona video ziri hanze z'uwitwa Jihad arimo ararasa muri Amerika, bati ibi ntibikwiye, noneho iri ni ishyano riguye. Ibi rero bya Yampano byaje bishyikira kuri Jihad wari umaze guca ku gahigo ko kwerekanwa arimo ararasa muri Amerika. Bati ibi ntibimenyereye kurasa muri Amerika, agapipi karasa muri Amerika ku gasozi kuri kamera ku mbuga nkoranyambaga, ibi sibyo. Bati basanga ari AI. Gusa uwitwa Jihad yaraje ashyiraho akadomo nawe aravuga ati nahakana ko izo video koko zihari, yewe yanafashwe n'ibyo ihari, utahubwo twayikoranye ko nawe hari ibyo ari kwerekana n'ari mararasa muri Amerika andahibereye we kuki atigaragaje. Ibyo rero byagiye bigenda bicogoramo gake gake, dore ko inkuru igenda irindi hano i Kigali. Ibyo byaje gusimburwa n'uwaje gusimbuka igipangu ngo akavunika amaguru. Yewe ibyo ntitwabirenze ngo tuveho tutabivuze, umugani ugana kariho. Gusa niba wumva ushaka ko tuzagucira umugani ugana kariho kuri Jihad uri kurasa muri Amerika, ndetse tugagucira umugani werekeranye n'asimbuza igipangu akavunika amaguru, yewe ntitwakwirengagiza n'uwitwaga Emeline wagaragaye agapipi kiwe karimo karerekeraho Heineken irimo yarakakoresha ibidakwiye. Byagiye kukamugaragaro, maze ku mbuga nkoranyambaga bariyamira ati ibi n'ibikemera n'ishanga dukoze. Ishanga araza arababwira ati uko byagenda kose Yesu ni umwami n'umukiza, mu mugani ibyaha byose waba ufite arabibakiza. Byaje kurangira rero Emeline nyuma yo gukurikiranwa ndetse yewe akanasobanurirwa byakoze ko atari byo, ubu ngubu barimo arahamagarira abantu benshi kugana Yesu nk'umukiza wabo kuko yeguriye agakiza hanyuma y'ibyo byose. Ibyo rero ntitwabirenze ngo tubure kubabwira ko ibi ngibi nubwo bigaragara hanze bigenda byangiza benshi. Isomo twakuramo ni irihe? Ese biterwa n'iki kugira ngo umuntu yandagaze undi? Ashyira amashusho